nubwo intambara zazaga umusubirizo nabonaga kwambuka ari ihurizo isoko y'indirimbo yari yarakamye umurabo kambwira ko wanereranye. Nk'umuhanzi witwa Vestina na Dorcas ubigiraho iki cyangwa we ntacyo bakwigisha? Barabana ndabakunda cyane. Mere ko warabiceceta sha jaje de urabeshya ko wari wabiceceta. Ndabakunda cyane nkunda ukuntu baririmba nkunda indirimbo zabo arakaririmbo kamwe kajya kamfasha. Erega nubwo ntakubonaga waruhari ahubwo nuko nari naguisari yasezeranye ko atazamana yarambwiye ati ndakubyaye uruwanjye. Haleluya. Mwuka wera ngwanunganye mfite ibimenyetso by'ibyo yakoze. Yewe rupfu we urubari rwawe rurihe uri umwami utajya ubura uko agira ni wowe ujya umanagura amarira uhora umisha umwanzi atagera amarira nabonye atahoza. Haleluya. Nagahinda nabonye Yesu atamara. Oh dawe. Nagikomere na kimwe atomora nukuri Yesu arashoboye. Sajide ko numva mwana ariko se kuririmba warabyize cyavya warabyuze usanga byaje nyine ni ibintu Imana ni ibintu iha umuntu akumva bigenda biza gake gake nawe akarushaho kubikunda. Urabona ko ubakunda by'ukuri kuko uzi indirimbo yabo. Hanyuma niki wababwira muri aka kanya muri Miss ntabwo bari mu gihugu cy'u Rwanda bari muri Canada kubera guhanga indirimbo ubwo wowe iyo mpano yo kumuzupfukirana ubwo birakoreba? Ikintu nabwira ko mbakunda nkundi. Yes, turasuje mwese mu kurikirana yitwa Iramiro TV ndetse nanganiriza TV. Amahoro y'Imana bane namwe homerere ku mpera z'isi zitandukanye. Nibanye mu gitondo mugire igitondo cyiza, nibari ijoro mugire ijoro ryiza. Tubifurije magarike n'ubugingo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turavuze ngo turakora subscribe bakari ku kanya kugira ngo ikore share like comment tusangize n'abantu bizwana mu biganiro byacu ko bikurikirane 5 kuri 5 mu izina rya Yesu. Nawe wakoze subscribe turagushimiye kuko watubereye umwambasaderi mwiza. Uyu munsi twagize amahirwe cyangwa se umugisha wo kubana n'umuramyi no mukobwa ariko ntago ndi umuvuga amazina ndaza kumuvuga mu kanya. Reka dutajye tumwakira atangire asoza abantu mukurikiye muri kuri Iramiro TV nanganiriza TV. Meze ute? Meze neza. Dusuze mukakorase twumve. Yasezeranye ko atazamana yarambwiye ati ndakubyaye uruwanjye. Haleluya. Mwuka wera ngwanunganye mfite ibimenyetso by'ibyo yakoze. Yewe rupfu we urubari rwawe rurihe nzahoraho kuko ahoraho. Amen. Barakoze baretse hano ibintu biryoshera. Hanyuma nk'umuntu ukubonye ku Iramiro TV nanganiriza TV amazina ninde? Nitwa Uwizeye Judith. Judith umeze ute? Meze neza. Naza kubana navuze ndakuvumba. Judith ukunda kuririmba? Ndabikunda cyane. Utangiye kuririmba ryari? Aciyemo nk'imyaka 4 mba muri korali. Uba muri korali? Yego. Nose ntago uri umunsi ku giti cyawe? Oya ariko Imana ninshoboza nzagenda. Bumva wabikora se bonye nk'inkunga? Mba numva nabikora. Kandi uranabikunda? Yego. Judith none se hanyuma nko mu bahanzi nk'umuntu wafata urugero ninde kuko ndukumva kuririmba gogoza nyerera abantu sinahagera. No mu bahanzi wumva wakigiraho ni nkabande uvuga atanu ngiye numpageze numva byabishimishije nkanaharengaho.
nkunda indirimbo z'abahanzi cyane cyane z'abagabo, nkunda umuntu nyine uzi kuririmba neza. Ariko umuntu wa mbere natanga urugero Jessica uririmba muri Injili Bora, aririmba neza cyane. Koko yego aregasha ubutanza kwaza ikintu mukundira. Hanyuma none tugiye kwinjira mu kanya ko kuturirimbira, ntabwo turi gukoresha igihe kirekire no kugira ngo tukwakire kuri amacano turirimbire tube nkuko turirimbo nyine ugenda ukunda. Aryo uvuze Jessica. Jessica hari karimo kabuzi ndakazi gacisha twumvi. Nta marira nabonye atahoza, haleluya, n'agahinda nabonye Yesu atamara. dawe nta gikomere nta kimwe atomora, n'ukuri Yesu arashoboye. haleluya. Shajude ko numva mwana ariko se kuririmba warabyize cyavya warabyutse usanga byaje nyine ni ibintu Imana ni ibintu iha umuntu akumva bigenda biza gake gake nawe akarushaho kubikunda. ari ndi muza ufite se? Oya nakubwiye ko mba muri korali nawe none urandangije gusa uzi kuririmba neza. Uzagerageza uhimbe n'indirimbo zawe kuko uzishyize ku isoko ry'ivugabutumwa cyangwa se ku mbuga nyine za YouTube zafasha abantu kandi bagakira. Hanyuma tugira ngo tuze kwerekeza ku musozo, ndagira ngo ngakanya niba hari nk'utundi nka dukora cyangwa se indirimbo nk'ebyiri waturirimbira uduciciro ubundi tuze gusoza. Yego murakoze. Arakaririmbo ka Dani Mutabazi nkunda. Iravuga ndumuta ngabuhamya kwimanigi iraneza, ndumuta ngabuhamya kwimanigi iraneza. Mwabanyumva nimureke mbatume, nimuramuka muboneye ahantu bifuza umutanga buhamya, ngo atanga ubuhamya kw'Imana yamugiriye neza. Nyamuneka uzambwire, nyamuneka uwo muntu ni njyewe wagiriwe neza n'Imana. Haleluya. Nyamuneka muzambwire, nyamuneka uwo muntu ni njyewe wagiriwe neza n'Imana. Amen. Hanyuma wenda ntadushoza nk'umuhanzi witwa Vestina na Dorcas ubigiraho iki cyangwa we ntacyo bakwigisha? Barabana ndabakunda cyane. Mere ko warabiceceta sha. Shaje de urabeshya. Ko wari wabiceceta? Ndabakunda cyane, nkunda ukuntu baririmba, nkunda indirimbo zabo. Arakaririmbo kamwe kajya kamfasha kabo. Yego. Akahe? Kavuga ngo nubwo intambara zazaga umusubirizo, nabonaga kwambuka ari ihurizo, isoko y'indirimbo yari yarakamye, umurabu kambwira ko wanereranye. Erega nubwo ntakubonaga wari uhari, ahubwo nuko nari naguye isari. Mana waraje maze unkora kumboni, urandamira unkura mu isoni. Uri umwami utajya ubura uko agira, ni wowe ujya umanagura amarira,
uhorumisha umwanzi atagera, abakwiringiye bo surabimana. Amen, 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 amen. Hanyuma urabona ko ubakunda by'ukuri kuko uzi indirimbo yabo. Hanyuma ni iki wababwira muri aka kanya? Muri minsi ntabwo bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari muri Canada kubera guhanga indirimbo. Ubwo wowe iyo mpano yo kumuzupfukirana ubwo birakoreba. Ikintu nabwira ko mbakunda, nkunda indirimbo zabo. Nyine nanjye Imana inshoboje, gusa ikintu nifuza kuzahura nabo. Ego. Hanyuma Vestine na Dorcas mukira kino kiganiro, uyu ni Judith akeneye guhura namwe kandi muzabyumve, ntimuzamuca amazi, muzabona ni mukobwa mugenzi wanyu. Ego. Vestine wasigara umubyeyi turabyibutse da. Ubwo rero nimakibona bazihutire kumva ubusabe bwawe. Yego. Hanyuma dusoza Judith, dusoza ni iki wabwira abantu badukurikiye b'abahanzi b'abaririmbyi? Ni iki wababwira? Nababwira ko tutazahimbaza Imana mu isi gusa, no mu ijuru tuzayirihimbaza. Yego. Ikindi nkabwira ko nkunda indirimbo, nkunda kuririmba, nicyo kintu nababwira. Yego. Hanyuma urakoze cyane. Hanyuma nk'umuntu watarakora subscribe uyikoreshe, like, comment, usangize n'abandi twe tubana mu biganiro byacu uko bikurikirana 5 kuri 5. Uwo twari kumwe ni Judith. Uyu munsi tugiranye ikiganiro cy'umwanya muto w'ubutabura, tuzakirambura yari ku Iramiro TV ndetse na Nganeza TV. Imana ibahe umugisha mwese twabanye muri aka kanya. Turavuze ngo Mukama